Tutangiye Imana nitugirira ko zoza tuzagaruka. Yesu atugire neza. Nitwa Diyense Imana David Ubumwe. Imana yampaye ibindi Yesu atugire neza. Barimo bari bagandushingire itorero itorero ryitwa Even Temple. Icyaro kiri Kanombe dukora kwa kane ku cyumweru. Hano mu birembo dukora kwa kabiri no ku cyumweru. Aho tuba turimo dukora. Yesu atugirira neza. Nyuma nakererewe amashuri nari ndimo ndarangiza yandi ari mvuye gufatanya diplome yanjye. Hanyuma kandi mbonera no kubwira abantu bose babishaka kuko ndi gukenera abantu 100 kugira ngo bizabera hano ku rusengero noneho abanyamerika bagiye kuza kwitangira amasertifika. Abantu bashaka kuza kwiga iryo shuri muziga iminsi 3 bakane babahereza certificate na mitology izabisa n'amahugurwa ariko babahereza amasertifika. Icyo dushaka twebwe nuko abantu kibuze nubwo wahugurwa amasaha 28 ariko ugahugurwa ku ijambo ry'Imana. Yesu akatugirira neza. Rero ni iryo torero ni Even Temple dukorera Kanombe, tugakorera nano mu birembo, tugakorera ni Bugesera. Ntabwo dufite ahantu hamwe, dufite ahantu henshi akora ariko ubu hari gukora ni 3 ahandi murabizi byabaye harahagaze. Rero Yesu atugeneza Yesaya 54 hanyuma niho tugiye gusoma gatoya Yesaya 54 dushimira ndayambaje derukana kera nyina cyambara ibikote bigira ku birenge. Hanyuma Yesu nawe amugirire neza. Nanjye kera nari nyiri gatoya nyine nuko abivugaga twirirwa tujya ku mugabo bita Mukiza ngo turebe ko yadukubita udushyimbo batetse cyangwa se kumuneke. Ariko turashimira Yesu ntabwo wagera mu rugo ngo nawe ure kurya mu izina rye. Yarabikemuye yagize neza. Rero nahantu Imana itakura umuntu nahantu Imana itagira gute itashyitse umuntu. Imana ishimwe. Rero ni Yesaya 54 dore ku murongo wa 10 naho ndiye kuvuga gatoya maze ibyumweru 2 ngiwe ko nzaza hano. Hanyuma mwabonye ko mfite agenda yanjye irimo ibintu byinshi nabatekereye uko sinjya njya kuvuga ubutumwa ngiye ntateguye. Abandi babandi baza ati n'ikimana impaye kuvuga nabaza ngategura nkanasenga ikanyumira tuzagenda dute uvuga ubutumwa ariko sinyifataho ahubwo reka masuhuze. Amen. Hanyuma muri kumwe mugirenga Imana gukize babandi. Imana gukize babandi. Nibyo jambo narife byo kugira ngo Imana gukize babandi. Muzehe w'igihugu wacu yegenda bango barabashuka ngo babandi bo hanze aha. Babashuka ngo bazabanza bavangaho. Haleluya. Ariko bw'ijambo riko barabango binyuze hehe. Binyuze muzihe nzira. Njya kuvuga ngo rero bamwe bo hanze abakurwanya bizaca hehe n'Imana yaravuganye nawe. N'Imana yaravuze ntibazakubasha. N'Imana yaravuganye nawe ntibazagushobora. Harabigize abahanga. Ejana nibo barabwira abantu ngo kabone nubwo bajya Nigeria. Ibwa Nigeria buri munsi imbaraga zima. Ibw'Ikibungo buri munsi imbaraga zima. Ubwa Tanzania buri munsi imbaraga zima. Kugira ngo Imana igukize babandi. Nubwo babandi baguhagurukiye. Nubwo babandi bakurwanyije. Wagiye gucuruza barabirwanya. Ubyaye abana barabarwanya. Kubatse urugo barubarira iminsi. Kugira ngo Imana igukize babandi. Gukize babandi wambara agatenge bakabangwa nabazambara ka kabiri ariko Imana igukize babandi. Hari n'abandi bakumenyereye ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumwe ujyana envelope kuri butike ariko Imana igukize babandi. Imana igukize babandi ukongera kumubwira ngo Imana igukize babandi. Reka nasoje hari babandi bakubariye ibisi ariko ibisi bakubariye warayirengeje nibarekeraho nibareka Imana ikore Imana isoze amasezerano. Hari yavuze bataravuga, hari yakoze batarakora, hari yagukunze bataragukunda. Baribwira Imana igukize babandi. Ariko se barahari cyangwa ntabwo bahari? Bapfa kubana irwatwise barangiza ngo reka da nubwo twita ntabwo azayizara. Mubwire ngo Imana igukize babandi. Haleluya.
haleluya. Babandi nibo baza guhengesa bamara kugeraho bakavuga ngo dore barimo barasenga ngo nibafunge hano, ariko Imana igukize, ariko abandi Imana ibagukize. Haleluya. Shobundi namanya abantu ku rusengero hepfo hariya mu birembo ndabamara ati muze dusenge, ngira ngo mpamagaye abantu n'abakozi b'Imana. Nakubona mbona baramamagarije, nakubona mbona panda gari rateye iraparitse, bana batangiye kuza abayobozi ati bitebza ubundi wo kujusengera ngaha. Ndavuga ati cyambere sincuragura sinapfumaguza turi gusenga Imana ishoboye bingahe byose. Haleluya. Urega Imana gukize babandi bashaka kukubona wikoreye amaboko, bashaka kukubona wasaze, bashaka kukubona warize, bashaka kukubona wamwaye, bashaka kukubona wasenze. Imana ibagukize mu izina rya Yesu. Ongera uzamure haleluya. Ariko kiza babandi Rabi Seigneur Jésus. asifiwe kandi. Haleluya. Kwaje tuvuye ngo amen. Amen. Uriya mubyeyi wacu wambaye amarinete nicaye hariya reka njya ndota, hari igihe ndota ariko haravuze ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko ngo bari gurumira icyayi ngo Imana ikuri imisozi ari imbere yawe. Iyo misozi ibari imisozi ibiki Imana yakuraho mu izina ryanjye Yesu. Ongera uvuge ngo amina. Mana byango ntabwo uzaseba nubwo arabifuza kuseba. Ikindi cya kabiri hari uzaba Satani yafashe, birambira ngo ubutunzi bwa Satani yabumeze mu muri wari kazamuka. Imana avuganye nawe irambira ngo abantu batubariye iminsi bagira ngo ibyo birarangiye. Imana yabwira ngo ntabwo ariko bizagenda, igabiza bazanyazwe bivuze igutetse muri bizinesi ugiye kuzakoresha abakozi. Reka Imana yavuze bavuze ngo amen. Imana murayemera. Hano rero soje ikuba mirongo muyikomeze. Reka dusome umurongo wa kangahe wa 17. Haravuze ngo ariko nta ntwaro bakiriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzagukoraniraho ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Ibyo niwo murage w'abagaragu w'Uwiteka, w'abagaragu b'iki w'Uwiteka. Ariko umurongo wa 13 haravuze ngo abana bawe bose bazigishwa iki Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Barabyenye kwicyangira ku buzima barabyenye kwifabye sawa. Kandi twebwe amen. Bavuze ngo amen. Uko data ndakuze. Turagushimiye. Uhaguruke mbaraga nyinshi tubwiriza abantu igihe kirangiye. Uhaguruke
Sema haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema haleluya.